tariki ya mbere Gicurasi ni umunsi w'umukozi, umunsi w'umurimo. Mutagatifu Yosefu se wa Yesu, umukozi w'umubaji, turamwiyambaza. N'abatarababaje ngo niwe rugero rwiza, ibyo ntacyo bitwaye. Ibiro turafunga, raporo tukabika. Ubwo ni ikiruhuko, umunsi wo kwiyakira. Ubwo tukaganira aho tugomba kuzahura. Ni umunsi wo guhura, abantu tukidagadura, abantu bakikinira, abandi bakibyinira, inyama zikahashirira, abanywe bakahakirira, nyine tukinegura, abandi tukinigura. Hari n'abo baninura uwasinze akaryongora. Umunsi w'umurimo, umunsi w'umukozi, biba ari ibyishimo, dushima ibyo turimo. Gusa nkibaza, niko kuri Mashami imihanda yaho ntuye mbona abantu ikivunge bakoze ku mikindo bagana mu kiliziya. Ibi ni byo koko barawizihije? Iyi ni Mashami. Ku munsi w'ibitambo, nutazi kuramukanya mu cyarabu cy'abasilamu atega agatambaro, umukirisitu karora akihimba Khalifa. Nk'umwe Habimana wihimbye Haduyi ngo abone uko avumba ipirawu n'izo nyama, n'ubundi batamwima. Baba bawizihije, ukabona ni irayidi, si ngombwa kuyita ibizina. Sinzi ngo niba ari mwana mu nguri, amafunguro barayatanga. None ndibaza, ku munsi w'umukozi, umunsi w'umurimo, ko tuwugira ikiruhuko, buriya nibyo koko? Nimwibaze namwe, uwo munsi ntituwubabaza, tuwusumbya n'iyindi kubw'inyungu zacu? Oya, ndabaza, nimubikomeze, mukureho amarangamutima, nimunyibazeho, nimunyibasire. Namwe musesengure ko ku munsi w'imikino rirenga bagikina, uwo muganura abifite bagafungura. None ku munsi w'umukozi, umunsi w'umurimo, kubera icyo ari konje? Ninde undebye nabi? Oya, ninde wijujuse, ninde witotombye, ninde umvuze ukuntu? Ntawe unyimyoje? Ntawe, oya, ntacyo. Ubwo ni ugutekereza ko bashyiraho n'umunsi witwa uw'ikiruhuko, tukabyuka kare twese ntawe usigaye, tukitabira akazi, tugahoza uyu munsi twagirize konji, nyine tukekiribura. Nawe nyine nawe akajyaho, mba ndega ndongo, mba ndakaraha akanyonyombe. Eka mama we, mbiswa nigirire.